uyu munsi ngiye kubereka ukuntu nteka igitoki. Mfite igitoki, mfite ibitunguru bibiri, mfite isambaza, mfite ikibiringanya niko bacyita, aubergine, mfite inyanya 3, mfite karoti 2 n'igice cya puwavuro. Ibi byose ngiye kubitegura, ndaza gushyiramo n'umunyu, kirimo n'uturungo ndagenda mbabwira. Tugiye gufatanya kugiteka. Murakoze cyane, ubundi mbereke ukuntu ncya igitoki. Yes, safari yanjye maze gushyira rero urabona ko yashyushye, ngiye gushyiramo karoti. Aubergine zanjye oya ndabanza n'igitoki nimara gushyiramo igitoki kirimo aubergine ivange neza, kirimo aubergine, nimara gushyiramo aubergine ndaza kubona ko igitoki cyafatanye kirimo inyanya. Nimara gushyiramo inyanya ndasukaho puwavuro hejuru, tugiye puwavuro ngishyiramo nyuma amashaka ko impumuro yazo iguma. Kubera ko ntafite rero seleri ndakoresha herbe de Provence. Herbe de Provence sinzi ngo ni iki mu kinyarwanda, nizo ndi bukoreshe kubera ko ntafite seleri. Noneho karoti zanjye ndareba yuko zaje gufata ibara, ngiye gushyiramo igitunguru. Nkoresha igitunguru cyinshi, noneho nashyizemo na puwaro. Napfundikiraho gato. Noneho urabona ko mu gihe ngejeje ko igitunguru gifashe amavuta, ngiye gukorera mu mwanya wo gukoresha umunyu mwinshi, ngiye nkoresha umwanya wo gukoresha umunyu mwinshi, umwanya wo gukoresha umunyu mwinshi ngiye nkoresha magi, ndashyiramo utumagi 2, n'ubwo umunyu ari mukeya ndongeramo gakeya k'umunyu usanzwe. Turasukira hasi, urabona ko igitunguru nacyo gitangiye gufata ibara menshi. Kugira ngo rero igitoki cyanjye kize kuba kirimo igitunguru gihagije, ndagishyiramo, ngiye kugifata ngishyiremo kugira ngo gifatane ibara ry'igitunguru. Igitoki kimwe nagiye ngikatamo kabiri, ndaza ngishyiremo, neza. Noneho ndabapfundikiye kugira ngo igitunguru cyanjye igitoki cyanjye gifate igitunguru neza. Ndapfundikira, mu gihe ngiye kuba mpfundikiye ngiye gucisha indagara zanjye mu mavuta. Amavuta yanjye yahiye, ngiye gushyiramo indagara. Hano igitoki nacyo kiri kugenda ngiye gusukamo inyanya. Gusukamo inyanya
nimara gukawuka ndazikuraho. Igitoki cyanjye rero ngiye gushyiramo hejuru y'inyanya, ngiye gushyiraho puwavuro ngizi, ngiye kuzisuka pfundikira. Hamwe na ya herbe de Provence nashyizemo mu mwanya wa seleri. Iyo ufite seleri mbisi biba ari byiza cyane. Shyiramo dukeya dukeya. Ndagiza ndasuka, ndashyiramo twa tumayi twanjye tubiri. Natumenaguye ndatunyanyagizaho gutya. N'aka nayanyagizeho gutya. Ndaza pfundikira ngeretse. Rero njyewe ubunyobwa kubera yuko ntafite ubunyobwa buseye, ndafata ubu bunyobwa mfite, ndafataho gakeya, ndangiza mfatiremo utuzi dukeya mbumikise muri mixer, ndahita mbereka icyavuyemo uko bimeze. Ngiye kubirindira nanjye. Ndabona yuko zatangiye kumenyeka mu mutwe. Indagara zanjye zamaze gufasha, ngiye kuzana zikiri ku ruhande ntegereze yuko amazi ashiramo. Amavuta niyo nshaka ko ashira muri aya mazi. Noneho rero ndaza kuzishyira ku gitoki cyanjye. Igitoki cyanjye nacyo urabona ko genda gishya. Ndahita nza ku gitoki cyanjye kirimo sotomate. Urabona ko mu gitoki cyanjye nta mazi menshi nashyizemo kubera ko nakoresheje inyanya zihagije. Inzu urebye nabi wabasha nabashyiraho, ndagiza ano mavuta ndashyira ku ruhande. Igitoki ndagisiga hano kugira ngo mbashe kureba neza. Urabona ko cyatangiye gusa neza. Yes, ndagenda ndashyize hano sambaza. Ndagiza nze igitoki ngiye gushyiramo sauce tomate. Noneho hano nshyizemo sauce tomate nibwo ngiye gushyiramo amazi makeya. Impamvu ndi gukoresha amazi make ni ukubera yuko no mu bunyobwa bwanjye ndaza gushyiramo utundi dukeya nk'imiti. Nk'uko ubibona igitoki cyanjye urabona yuko kiri kugenda gishya. Rero ngiye gufata icyo bita ubunyobwa, mfashe bukeya, ni nk'amashyi,
mu mashyi rimwe, noneho ngiye gushyiramo utuzi dukeya nindangiza bomixe ndaza kubibereka ngiye kubishyira no mu gitoki kugira ngo ntegereze bishyane kuko ubunyobwa buba bugomba gushya neza. Nk'uko nari maze kubereka rero ko ngiye kumixa ubunyobwa, ubu ngubu ngiye kubereka ukuntu bwabaye. Ngiye kubushyira mu gitoki niturangiza dupfundikire, ariko mbere yo gupfundikira turaza kongeramo indagara. Nyuma yo gushyiramo indagara turapfundikira dutegereze gishya, ndaza kubereka uko kimeze gihiye. Nyuma yo gushyiramo ubunyobwa ndaza kongera indagara nk'uko nabibabwiye, noneho pfundikire neza ntaravanga ngirike bishyane kuko ubunyobwa bushiriraho ingufu. Ndaza kubereka ukuntu igitoki kiba kimaze gushya cyafatanye, tubonere hamwe ukuntu kimeze. Murakoze cyane. Okay, ntagize ntibagiwe ngiye gushyira indagara hano hejuru ize gushyana wundi bivuga nshyiramo dore ukuntu rero kimeze. Dore nizo nkoresha kiraryoshye. Ndaje rero tugisangire, ndaje nawe tuhite tukirya. Umva, nyuma yo guteka igitoki dore ukuntu kimeze. Igitoki cyanjye ukuntu gisa, ukuntu kiryoshye, kiroroshye. Wow. Bon appétit mwese, muryoherwe. Umva kiraryoshye, ntabwo nabigusobanurira utagitetse ngo ukirye ubanze wumve ukuntu kiryoshye. Kiraryoshye, urabona ko kubera ukuntu cyoroshye ushobora no kukirisha ubugari. Njye ndikunda gutya. Murakoze cyane rero, tutasubira ubutaha mfite ibindi bintu byinshi tuzafatanya guteka. Ubwo rero murakoze cyane, ndabakunda cyane. Bye.